nongeye kubasuhuza inshuti za Dose Makeup ikaze kuri channel yanjye nanone mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2020 uzababere mwiza twari tunakumburanye ubu noneho naje nongeye nagarutse kugira ngo nkomeze kubagezaho ibikorwa byanjye bitandukanye icyo nkomeza kubushishikariza mu gukora subscribe chimano n'abayikoze bose ikaze nanone twibuse rero nta gutinda ubu ngiye kubereka uko bakora ibitsiki abantu bose bakunda kumbaza ese ni gute bakora ibitsiki buri wese arambaza ni gute bakora ibitsiki ubu rero ngiye kubiberekera hano ubushize nababwiye ko makeup ziri mu bwoko bubiri makeup hari kumenya gusiga abandi ari byo kubigira nk'umwuga no kumenya kwisiga ku giti cyawe ngiye kwereka abatazi kwisiga ku giti cyabo ibitsiki uko babikora reka dutangire dutangire na tiro yacu kumenya kwisiga ku giti cyawe urabona ingohe zanjye aho ziri ndibuze ngahera mu hano sori ibitsike nacura neza negera n'imbere urabona ko nkoze forme noneho ngiye kuyicunga neza nkoresheje concealer na karuso ibi nibyo tugiye gukoresha tuyigira neza tuyicunga nkuko nakubwiye iyo ufite concealer y'umweru cyane ukoresha na foundation isa n'umubiri wawe ntacyo biba bitwaye nkuko mubibona mwese iyi niyo tiro yanjye nashakaga gukora umunsi w'umuntu urabibona ni iyi nashakaga kubereka uyu munsi murakoze mwese murakoze kumurikirana ikaze kuri channel yanjye nanone mbashishikariza mbibutsa mwese gukora subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane